dushimiye Imana cyane kuri uyu mugoroba yongeye kuduha umwanya mwiza nk'uyu nguyu w'ivugabutumwa bwiza. Rero Imana irakoze, nanone yaturinze kugeza uyu munsi, ariko ikarinda namwe mwese mukurikiye iki kiganiro kugira ngo nyine uyu munsi mubashe kucyumva. Tubishimiye Imana cyane. Rero Imana irakoze nyine kuri iyo neza yayo n'ubundi yongeye kutugirira, ariko n'ubundi ikiganiro mumaze kukimenyera ko tuganira namwe ku munsi nk'uyu kuri uyu mugoroba, ko nyine n'ubundi Imana yatanze ijuru ku buntu biciye mu rupfu n'izuka bya Kristo Yezu. Rero nyine n'ubundi ni nta kindi turi buganire kidasanzwe, n'ubundi ni icyo ngicyo, ni ukongera nyine kurebera hamwe uburyo ki umuntu yajya mu ijuru, ariko ari ikibazo n'ubundi kiba gikomereye abantu cyane. Umuntu aba yibaza ati ese nabigenza nte nkajya mu ijuru, ese nakora iki nanjye nkaragwa ingoma y'ijuru, nabigenza nte se nkazabana n'Imana mu ijuru, dore ko hari n'abajya bavuga bati wampa nkazabayo basi nubwo nabayo ndi nk'umuboyi mu gikona ariko nkumva ndiyo. Rero ni ikibazo gikomeye umuntu wese aba yibaza, kandi koko gihangayikishije buri muntu wese, kuko nicyo gituma umuntu asenga, nicyo gituma umuntu yigomwa rimwe na rimwe ibyo afite akaba yanabitanga, nicyo gituma umuntu ashobora kurara mu butayu, nicyo gituma umuntu ashobora kurara mu mazi, nicyo gituma umuntu ashobora kwigomwa ibyo yari kurya akabireka ku mpamvu z'uko aba yumva byanze bikunze akeneye kuzabana n'Imana. Umuntu akumva yakora ibyo ashoboye byose ariko akazabana n'Imana. Rero ibyo byumvikanisha ko nyine witwa ikiremwe muntu wese aba akeneye nyine ko yazabana n'Imana mu ijoro. Ariko nabwo ikiba nyine kitubesheje hano ni ukuvugana namwe, cyangwa se ni ukubabwira inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza, uburyo Imana yabigenje, kuko hari ukuntu Imana yabigenje, hari ukuntu Imana yakoze, hari ineza y'Imana itangaje ihari, hari urukundo rw'Imana rurenze uko umuntu yabitekereza, hari inzira Imana yagennye ku buryo noneho bishoboka ko wajya mu ijuru bikemera. Ibintu maze igihe ushaka, ibintu wibaza uko wabibona, abandi bo kubera ko amadini yamaze kuba menshi, noneho bituma rero abantu bajya mu rungabangabo, umuntu akibaza ati ubu twamenya iry'ukuri ari irihe, najya murihe nkaba noneho mbonye iry'ukuri ku buryo najya mu ijuru. Ariko abantu banabivuga neza bakavuga bati nta dini rizageza umuntu mu ijuru. Ubwo nanone iyo uvuze utyo kiba ari ikindi kibazo, kandi kigushyira mu rungabangabo, ariko ugahitamo kurishaka n'ubundi. kandi iyo uvuze ngo nta dini rizageza umuntu mu ijuru, ubwo n'iryawe riba ririmo, n'iryo ubarizwamo ubwo naryo ririmo, ubwo ntiryakugeza mu ijuru. Hari n'uyobageza akavuga ngo ni aderese. Ariko aderese sitakugeza mu ijuru yaba imaze iki nanone? Nayo ntacyo yaba imaze. Rero nimivugiye ko abantu bari mu rungabangabo nyine, umuntu akoze amadini ko ari menshi, nabigenza nte, namenya gute inzira ijya mu ijuru, namenya ukuri gute, ese namenya inzira ari iyihe, ese nabona ubugingo buhoraho bigenza ute, ese izina ryanjye ryagera mu gitabo cy'ubugingo gute? Hari n'ugeraho yajya kubishaka muri Bibiliya agasanga ngo Bibiliya ari inyanja, naho akabibura. Yego ugiye kubishakira muri Bibiliya byo ntiwanabibona, ntago wabibona, kuko Bibiliya ntago ari urwandiko nyine basi umuntu utaramenya uburyo yajya mu ijuru yasoma ngo bigire icyo bimumarira, ntiyasobanukirwa. Nyamara Yesu yajyaga ahora abibwira abantu akavuga ati mwe mwirirwa munshakira muri Bibiliya mu byanditswe, mukirirwa munshakiramo mukagira ngo niho mba, nyamara nkirirwa namwe mukabura kunyegera ngo mbabwire uburyo ki. Baririranwaga bakamuyoberwa, bakajya kumushaka mu byanditswe, nyamara mw'ibyo byanditswe n'ubundi akaba arimo. Yego. Ariko badafite amaso yo kumubonamo. Yego. Ntago wayabona amaso yo kumubonamo. Niyo mpamvu usoma nyine Bibiliya ugahita uvuga ko ari inyanja, ariko nyine iyo abantu bavuze ko ari inyanja, ku rundi ruhande nyine nta n'ukundi yanabivuga, kuko uruhande rumwe arasoma
agasoma ngo ntawe ukiranuka n'umwe, agasoma ngo bose baranduye, agasoma ngo uvuze ko nta cyaha afite aba yise Imana inyabinyoma, ngo n'ukuri kukaba kutari muri we. Yarangiza akabona yuko ngo umunyamahirwe n'utabarwaho icyaha. Yego, yarambura hirya agasanga ngo Aburahamu ngo w'intungane. Akibaza ati none se Aburahamu we abaye intungane ate mu gihe twari tubonye ko ntawe ukiranuka n'umwe? Ariko tubeshejwe hano no kugira ngo nyine umuntu duteze amatwi akiri mu rungabangabo nk'urwo, hari Imana nimufasha nawe asobanukirwe, kuko ibyo bintu birasobanutse ariko ku muntu Imana yabihishuriye. Yego, rero duhari hano Imana yaduhishuriye ibyo bintu bicanze abantu, ibyo bintu usoma ukabona bibaye inyanja, ibyo bintu usoma ukabona byakuroha, nyamara Imana yarabisobanuye ku buryo bwiza, ku buryo uteze amatwi ahari Imana nawe yaza kuguha nyine kuva mu rungabangabo ugasobanukirwa. Rero ku mpamvu z'uko nyine abantu baba bakeneye Imana cyane, bituma nyine buri muntu wese agira irye dini abarizwamo, ariko nanone akagaruka avuga ngo ntibyanangiza mu ijuru. Ariko ubwo nanone iyo uvuze ko ritakugeza mu ijuru, ubwo haba hari ikindi cyakugeza mu ijuru ariko utazi. Tubeshejwe hano rero no kukubwira ikindi cyakugeza mu ijuru, ahari uteze amatwi Imana ikagufasha, urungabanga burimo rwashira, wamenya noneho inzira wararuritashye wamenya noneho inzira ijya mu ijuru. Kandi ibyo bintu byose tugiye kuvuga uteze amatwi Imana ikaguha kwizera wabirarana. Warara umenya inzira ijya mu ijuru, wararana ubugingo buhoraho, warara mu gitabo cy'ubugingo, wazanabana n'Imana iteka ryose rwose. Rero Yesu nyine ahandi Petero niwe wabwiye kijya gihe ageze kwa Korneliyo kubabwira ati nyamara ati ibintu nje kubabwira si ibintu bidasanzwe, ni ibintu namwe musanzwe muvuga. Ahandi byanditswe biravanga ijambo ngo rirakwegereye, ngo ndetse riba riri no mu kanwa kawe, ariko ikibazo ibyo bintu ukabivuga ntumenye ari ibiki uvuze. Izindi ngorane hari uko riri mu kanwa, ariko igikenewe ari uko riboneka no mu mutima. Yego bakarigera mu kanwa ariko mu mutima bitaragera, kuko kubigira mu kanwa no kubigira mu bwenge n'ubundi uguma mu rungabangabo. Yego, ukabaho udakijwe kandi ujya uvuga ibintu mu kanwa biri no mu mutwe wawe, yewe waranabisomye ukabihimba no mu ndirimbo, ariko ukabigumana mu kanwa no mu bwenge ntibigukize, nyamara uwabyakire mu mutima we bikamukiza. Niyo mpamvu ijambo rikiza riba rikwegereye riri no ku munwa wawe, ariko kuko ritaragera mu mutima ntiwakira. Bisaba rero ko riri ku munwa wawe, mu bwenge bwawe uryizeza umutima, niho uri bukire. Padiri ajya bivuga neza, Padiri ajya avuga ngo niyobera ritagatifu, ngo ariko ngo ry'ukwemera. Yego, mu buryo byumvikana neza ni ibintu biyoberanye ariko bitagatifu. Yego, kandi nabwo bikwiye no kwemerwa. Yego. Noneho tubeshejwe hano no kugira ngo tubwire abantu ibyo bintu byayoberanye ariko nabwo ari bitagatifu. Ariko none ngo bikwiye kwemerwa, ariko ndibyabara no kwemerwa none ibintu bitagatifu. Rero Imana ishimwe cyane. Wenda twihuse kugira ngo tuze no gusangira n'abatwumva ijambo, reka dusoma amagambo ari mu byakozwe n'intumwa, ibice 17. Byakozwe n'intumwa ibice 17. Yego, turahera ku murongo wa 22. 22 turangize na 25. Ibyakozwe n'intumwa ibice 17 guhera ku murongo wa 22 kugera kuri 25 handitswe ngo nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati bagabo b'Abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo nk'uko ariyo mwami w'ijoro n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu.
kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye byose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Imana ishimwe cyane. Aha muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo nuko Pawulo ahagarara hagati y'urwo rukiko maze aravuga ati, yemwe bagabo b'Abanyatene, ndabona muri abanyedini bikabije. Ubwo nagendagendaga mu mujyi wanyu nkareba ibyo musenga, nabonye urutambiro rwanditsweho ngo urutambiro rwagenewe Imana itazwi. Iyo Mana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha. Imana yaremye isi n'ibiyiriho byose, ariyo mugenga w'ijuru n'isi, ntitura mu ngoro zubatswe n'abantu. Ntikorerwa n'abantu nk'aho hari icyo ikennye. Niyo ibeshaho abantu, ikabaha umwuka bahumeka n'ibindi byose. Amen. Imana ishimwe cyane. Dukomeje nyine n'ubundi gushimira Imana. Wenda abadukurikiye nabo hari babagiye bafite Bibiliya nabo banasomye tukagendana. Aha Pawulo, Imana imushimirwe, ni mwene data Imana yakijije. Mu biganiro byagiye bitambuka twagiye tubona ukuntu n'ubundi mbere nawe atarizera cyangwa se atarakizwa yari Sawuli, ari umuntu urwanya Imana ariko atabizi, ariko nanone avuga ko ayikorera. Ibyo twarabibonye cyane, akayirwanya avuga ko ayikorera, akayirwanya avuga ko ayisenga. Ariko igihe kigeze na wenyine Imana iza kumukiza. Imana imushimirwe. Aha rero ngo ni Pawulo wari ugeze muri Atenayi cyangwa se muri Atene niko ikindi kinyarwanda cyavuze. Ngo ariko ngo ubwo yahagendagendaga, ngo yabanje aravuga ngo ikibazo Abanyatene yari abasanganye. Nicyo nendaga kubanza guheraho. Ngo yari abasanganye ikibazo, ngo yasanze ngo ari abantu bibanda ku by'idini ku buryo bukabije. Iki kinyarwanda cyavuze ngo bari abanyedini ku buryo bukabije. Muri Bibiliya ntagatifu aho tutasomye, uyifite nawe ahasome, ho haravuga ngo bari bafite iyobokamana rikataje. Cyangwa se bari abantu bashaka Imana ku buryo bukomeye, cyangwa se bari abantu bavuga ko basenga Imana ku buryo bukataje. Bavuze ngo bukabije muri Bibiliya ntagatifu. Yego. Bavuze ngo bashishikariraga iyobokamana ku buryo bukabije. Yego rwose. Ahandi bavuze ngo nyine ahandi kinyarwanda Bibiliya yera yavuze ngo Pawulo ngo hageze ngo yasanze ari abantu ngo bafite uburyo bibanda ku idini ariko ku buryo ngo bukabije. Ariko ubwo kwibanda ku idini hari biraza gusobanuka neza, ikinyarwanda cyabivuze neza. Kwibanda ku idini ni imiteke, ni ugushaka Imana ushyizeho umwete n'imbaraga zawe zose, ariko ukayishakwa mu buryo idashakwa. Yego. Iyo utekereza ko wakorera Imana ibikorwa byiza ukajya mu ijuru, iyo utekereza ko watanga ibyacumi ugatanga amaturo, ukubaka insengero, ugakora n'ibindi byose ujya ukora ukajya mu ijuru, uba wibanda ku by'idini ku buryo bukabije. Icyo gihe uba uri umunyedini ariko ku buryo nanone bukabije. Kuko ndeka mvuge ngo ibintu byose wakora, uko watekereza ko wakorera Imana kose, ntago bishobora kuguhesha ubugingo buhoraho. Urabikora ukarinda upfa utabubonye, nyamara ugakomeza kwibanda kuri ibyo bintu, ugashishikara, ugakomeza gushishikazwa n'ibyo bintu ukora ntubone ijuru. Icyo gihe uba uri umunyedini ariko ukabije. Ahandi mu Baroma niho n'ubundi Pawulo yabibonye ku Bayisiraheli ariko bagenzi be ngo abagirira nk'impuhwe. Aravanga ikintu kimbabaza, ngo ikintu yumva ngo kimubabaje ngo ni ukubona bene wabo b'Abayisiraheli ngo bagira ishyaka ry'Imana ariko ngo ritava mu bwenge. Bafite ishyaka ryo gukenera kumenya Imana no kuyishaka no kugera bayibone, ariko ubwenge buyibahesha ntabwo bafite. Kandi impamvu bafite ishyaka ritava mu bwenge nyine nuko bashakira gukiranuka mu byo bakora, bibakomotsemo. Iyo igihe cyose ushakira gukiranuka mu byo ukora, ariko reka mvuge ngo nyine basi n'abantu bigishijwe nabi, kuko nicyo cyajyaga gituma Yesu abwira abafarisayo n'abandi ati mwandyaryamu muzabona ishyano. Kuko n'umuntu wigisha umuntu ngo koresha uko ushoboye kose ukiranuka uzajye mu ijuru,
ubwo se wabura kubona ishyano kandi nawe warashishikaye cyane ukaba n'ubundi ukirisaba. Yego. Ahandi ho Yesu yaravuze ngo banazererezwa mu misozi no mu nyanja guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yabo ngo ariko ngiye ahindutse ngo akayemera ngo abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana wa Gehinomu. Ubwo iyo agushishikarije kujya mu idini ye ukayijyamo umuruta inkubwe ebyiri kuba umwana wa Gehinomu. Kubera iki? Noneho ugira ishyaka ushishikarira iby'idini ku buryo bukabije. Ariko abantu badufashe kubyumva si idini nk'ahantu. Oya, ntabwo ujye ujya habe ku isabato habe ku munsi runaka wahisemo. Si idini nk'ahantu. Yego. Ahubwo ni idini nk'ibintu bwirwa. Yego. Wakora byaguhesha kwemerwa n'Imana. Byaba mu bitekerezo byawe mu kwibwira kwawe, wanafashwa n'abandi kugira ibindi ubwirwa byongerwa ku byo ufite. Wibwira yuko byaguhesha ijuru cyangwa byatuma umenya Imana. Yego. Ngiryo idini. Niryo dini Ikinyarwanda ntagatifu yabisobanuye neza. Somo mu murongo 22. Paulo ahagarara rwagati mu rukiko araterura ati yemwe bantu batene ndabona ko mushishikarira iyobokamana ku buryo bukataje. Yego rwose. Murumva ko kwibanda ku by'idini sahantu runaka ujya gusengera turi kuvuga. Oya, wenda hari watatekereza ati Methodiste Tangirikani nubwo naryo ari ryo ariko kuko nabo babwira abantu ngo bakorere ijuru kandi ijuru ridakorerwa. Murumva ko kuba umunyedini no umuntu wese ufite ibitekerezo cyangwa se wigishwa ko cyangwa se utekereza ko yakora neza akajya mu ijuru uri umunyedini. Kandi ikindi kibazo bavuze ngo ibyo bintu umuntu abijyamo akabishishikarira cyane akabigirira umwete. Rimwe na rimwe umuntu ntanasinzira. Ariko hari impamvu ibitera nuko ari ibintu ukora ntibishyike ku mwisho ngo we wumve wemejwe mu mutima ko wujuje urugero rukenewe. Yego. Niyo mpamvu gumya gushishikara ariko karinda napfa. Yego. Urinda upfa kubera ko urabikora ari ibyo bakubwiye utegetswe n'abantu ari nibyo nawe bije mu ntekerezo zawe ari reka mvuge ngo ibyo bintu wenda abantu baduteze amatwi nk'abajya bakorera ijuru baraza kuduhamya ariko nta kuva aho twatangiye ibiganiro nta urava ko yarikoreye akaribona. Ubwo rero nta muntu wigeze arikorera ngo aribone. Wigumye ushishikazwa n'ibyo bintu. Wishishikazwa n'ibintu bidashoboka. Yewe n'ababikwigisha baragushuka. Impamvu bagushuka nuko bakubwira ngo kora ibi nibi ujye mu ijuru nturibone. Ugasubirayo ukabikora ndetse ukanabishishikarira nturibone. Ugasenga ugatanga ibya 10 ugatanga amaturo ugakora n'ibindi byinshi ugafasha abakene ukubaka insengero ariko ukumva Yesu aje ntago mwajyana. Hashaho ukibuza no kuryo ukanasenga iminsi myinshi uburyo butandukanye. Yego. Amasengesho y'ahantu hatandukanye haba mu mazi haba mu bihuru haba mu nzu yubatswe ariko n'ubundi ntubone igisubizo mu mutima. Ntubone igisubizo. Nyamara ngo ukagomeza ugashishikarira ngo ibyo bintu. Ariko impamvu ubishishikarira nuko nyine banze ukuri. Iyo umuntu yanze ukuri ntiyizere bituma ashishikarira bene ibyo bintu bitagira umumaro. Ibyo bintu byose rero nta mumaro bifite. Bavuze ngo ibyo bintu kubishishikarira rero Paulo we ariko bareba yaravuze ngo ababajwe no kuba abo bantu ari abanyedini ku buryo bukabije. Ababajwe no kuba abantu bafite iyobokamana rikataje ariko nanone ritabageza ku Mana. Bafite iyobokamana rikataje ritabagira intungane. Ese ubwo iyobokamana wagira uko waba urikatajemo kose atari iyobokamana rikugira intungane. Njye ntangazwa nuko umuntu bamwe ibyo iyobokamana ndetse akanarikatazamo akanarimara mu imyaka myinshi yewe akanagera mu zabukuru n'ubundi akagumya kuvuga ngo nta ntungane ibaho. Nyamara akagumya akanemera ko mu ijuru hazajya y'intungane. Ubwo se ntahita yumva ko ibintu byose yakoze kumba ari imfabusa. Aho ngaho biragaragara ko hano havuze ngo ni iyobokamana. Ariko se kari iyobokamana bikaza kurangira ahubwo hari Imana batazi. Yego. Birumvikana yuko biriya nabyo kamvuge ngo iyo myizerere ni yindi myizerere y'Imana ariko idatanga ubugingo. Yego. Ni imyizerere umuntu agira ugatekereza ko hari ibyo wakora cyangwa wahihibikanamo ukajya mu ijuru. Nyamara ibyo bintu kuba bitarakugize intungane birahagije kuba atari by'ubundi. Kandi ikindi ntago uzigera ubikora ngo ubintungane ko waba ubaye wa mbere ku isi.
ntibyagukundira rero. Nyamara burya iyo umuntu avuze ngo nta ntungane ibaho kandi akabivuga maze igihe afite iyobokamana rikataje cyangwa se akorera Imana mu buryo bukataje ugahindukira ukagumya guhamya ngo ndi umunyabyaha, ibyo bihita bivuga ko iyobokamana ufite ubwo ntaryo. Bivuga ko Imana wayobotse itayi kugira intungane. Yego rwose. Uba warayiyobotse waranabishishikariye ariko iyo Mana wayobotse ibasha kukugira intungane. Yego. Kandi Imana itabasha kukugira intungane siga ahubwo iyo ntiyakugeza no mu ijuru. Kandi gushidikanya gwera ko kubonekamo rero. Yego. Nuko mara kubikora ariko nundi ugasigarana ubwoba bwo mu mutima ukumva upfuye. Yego. Utahera kubona ijuru. Niyo mpamvu banagezeho ngo banatekerezaho ko hari indi Mana baba batazi. Yego rwose. Nyamara ngo bari bashishikaye bayobotse Imana. Iyo batari bazi rero ubwo yo ntibigeze bashishikazwa n'ibyayo. Bari gushishikazwa n'ibyayo gute batayizi. Nyamara tubeshejwe aha kuri uyu mugoroba kugira ngo tubwire abantu ko bafite ishyaka ry'Imana ariko Imana batazi. Kuko Paulo yavuze ngo nabonye mufite uburyo kimusenga Imana mutazi. Kandi ubwo umuntu usenga Imana itaramugize intungane ubwo ntayizi. Kuko Imana yavuze ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Kuko ubu ntegeza ko umuntu aba yasenga Imana akaba atari Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose yaba atariyo. Aba ari ikigirwamana. Yaba ari ikigirwa cyaba ari ikindi kintu. Noneho ahita arababwira ngo iyo ngiyo rero iyo Mana, kuko urumva Paulo yarahageze abagerera impuhwe z'ukuntu bakataje mu iyobokamana, ariko nabwo Paulo ahita abona nubwo basenga Imana ariko basenga Imana batazi. Yarahazanywe no kuyibabwira ariko no kubabwira iyo bamaze igihe basenga ariko batazi. Iyo Mana rero umaze igihe usenga utazi ni Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose. Iyo ngo kubera ko ari umwami w'ijuru n'isi. Ubwo kandi iyo tuvuze gutya ibi Imana yandikishije umuntu arikanga. Havuze ngo iyo ngo kubera ko ari umwami w'ijuru n'isi ngo ntinaba mu nsengero zubatswe n'abantu. Yego. Ubwo icyo kandi gihita kiba ikindi kibazo ku bantu bafite iyobokamana rikataje. Ese insengero zubatswe n'abantu ko ziba mu isi zigera no mu ijuru. Iyo ngo ntago iba mu nsengero zubatswe n'abantu. Ubwo Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose. Iyo kubera ko ari umwami w'ijuru n'isi iyo ntiba mu nsengero zubatswe, ahandi bavuze ngo mu ngoro zubatswe n'abantu. Iyo ngiyo rero ntekereza ko buri muntu wese ufite iyobokamana rikataza ariko ritamugize intungane akeneye kuyimenya. Akeneye kuko nanone muvandimwe kubera iryo yobokamana abantu bayobotse rikataje ariko ritabagize intungane byatumye umuntu atekereza ko ahari urusengero rwubatswe n'umuntu ahari Imana yaruturamo ikaba ngirubamo bikamutera kumva arahajya no kuhashakira Imana. Nyamara Bibiliya igarukamo ivuga ngo Imana yegereye buri muntu wese ku buryo wayishaka ukaba akabyuka nayikoraho. Ariko ingorane ikomeye ni ugutekereza ko hari ahantu ituye mu rusengero rwubatswe n'abantu. Nyamara abantu bajya bivuga neza bakavuga ngo regaga ngo urusengero rwiza ngo ni njyewe. Burya se umuntu abavuze ngo iki? Abashatse kugaragaza nyine yuko mu muntu hariho ubundi Imana yaba. Ubwo bikumvikana yuko urusengero nk'inzu ubwo n'ubundi aba yongeye akaruhinyura ariko. Yego. Ariko n'ubundi nuko wa mutima n'ubundi bugaruka ukarega umuntu. Yego. Kuko hirya niho Imana itanga umwanzuro ikagaragaza yuko ngo itagiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Byumvikane yuko yo ibasha kwa mu rusengero yiyubakiye. Yego. Kandi urwo yiyubakiye rero ni mu muntu wayizeye. Yego. Bisaba ngo Imana iriyubakira. Nicyo cyatumye rurya Imana yari yarasizeho nk'igishushanyo. Yesu ahageze yaravuze ati iyi nzu yari ya data. Ni gute yahindutse isenga y'abambuzi. Basigaye bayicururizamo bakanegura. Njya mbona izo bise insengero kuri kino gihe ariko muvandimwe n'izihari iki gihe ntabwo ari zo. Kuko ubundi n'urwari igishushanyo icyarugiraga rwari rufite ahera Imana yari yaragennye. Ni Imana yari yaratanze purayara. Yego rwose. Byumvikane yuko ibyo byabayeho mbere byari byagiriwe Abisiraheli n'ibyo bagombaga gukoreramo n'ibitambo byose. Ibyo by'icyo gihe byemerwaga n'Imana. Kuko pura yose niyo yari yayitanze n'igishushanyo byose
bwahira nivugira yuko aho ngaho umuntu uzasenga aherekeye yego yuko ibasha kumwumva. None ikintu gitangaje, izi harubuzo ntizigira hera hahera, kandi uramutse unabisizeho nabyo sibyo, kuko Yesu yahise ahavugira, byanditse muri Petero, wenda ntituri busome ibintu byinshi, yahise avuga ngo uru rusengero ngiye kurusenya mu gihe gito, nubakira Imana urundi mu minsi 3 ndaba ngujuje. Yego, ngo byabaye ikibazo gikomeye. Bamaze ariko urusengero rwubatswe imyaka 40 ni gute uri burusenye mu gihe gito ukuzuza urundi mu minsi 3? Yaravuze ibintu bikomeye ariko by'umwuka, kandi ubwo byasabaga kuko urwo yarabaye nk'uruhinyuye, byasabaga yubake ururengeje ubushobozi. Yego yego, ibaze kuba rurengeje ubushobozi rukanubakwa mu gihe gitoya nk'icyo ngicyo. Urumva nicyo cyatumye nyine abantu bagira ikibazo bakibaza ko ibyo bintu yaravuze, ariko ibyo yaravuze ni ibiki Kristo yaravuze ko ari burusenge, kuko ndekeza ko n'abadukurikiye hari umuntu udahita byumva. Ni gute koko yarusenye mu gihe gito akubakira Imana urundi? Kristo Yezu ibyo yavuze ntiyarabivuze abeshya, ahubwo ibyo yaranabikoze. Kristo Yezu mu gihe gito yaravuze umunsi apfira ku musaraba, ubundi agaciro k'urusengero harahera hahera. Umunsi apfira ku musaraba umwenda wari ukinza hera hahera waratabutsemo kabiri uhereye hejuru ugera hasi. Bishatse kuvuga ngo buri muntu noneho yigerereyo. Ubwo umutambyi arabonetse ku buryo none hariwe utugeze imbere y'Imana bidasabye abandi. Buri muntu yemerewe kwibonanira n'Imana. Yego rwose, sinjyewe kugirayo, sinjyewe ujya kugutambirira, sinjyewe ujya kukubariza Imana cyangwa kukwingingira Imana ngo ikwemere. Sindi bunagusabire kugira ikubare mu bayo. Yego yego, ahubwo ni wowe ubwawe. Yego, uri bumenye yuko uwo mwenda nta ugihari, ko Imana iri kuvuga ati nuze nguhe ubugingo. Yego rwose, ngwino nkwihere ubugingo buhoraho. Nicyo cyane tumena Kristo abambwa nyine. Yarabambye ku musaraba apfiriye ibyaha by'umunyabyaha, ariko n'ibyo bintu byari igishushanyo. Uwo mwenda uratabuka uhereye hejuru ugera hasi, ngo kwari ukugira ngo buri muntu yigerere nk'uko wari ubivuze. Yego, kandi ubwo baranarusenye nk'uko yari yabivuze. Kuzuza urundi mu minsi 3, Bibiliya yavuga ngo yazukiye kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Amen. Kristo Yezu amaze gupfa ndetse no guhambwa ku munsi wa 3 nk'uko yari yabivuze yarazutse. Abagaragaje ko urupfu yarapfuye rwari rw'umunyabyaha. Ni yanzu yari senyutse. Yego rwose. Yego. Azutse ngo azukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Ubwo abayubatse inzu itunganye. Ubwo abayubatse inzu itunganye. Iyo wizeye Kristo Yezu uhita uba urusengero rw'Imana rutunganye Imana yaturamo. Imana ishimwe. Ubwo umuntu ushaka kurajya yubakira Imana urusengero kugira ngo bibe bihura n'ukuri, arajya yubaka urusengero rugenda rukanakura. Amen. Ubwo se warwubakisha iki? Urusengero rugenda rukanakura. Imana niyizi imyubakirwe y'urwo rusengero. Ego, niyo mpamvu biba bisaba ngo ureke ibyo wibwira n'ibyo abantu bakubwiye, ahubwo wemere iby'Imana iri kuvuga ubu ngubu. Yego rwose, umuntu yemera iby'Imana ivuga. Nyamara abantu disi bakabikomozaho ukumva biramwegera ariko ntabyumve, akavuga ngo urusengero rwiza ngo ni umutima w'umuntu. Nyine wakabaye ubyumva nyine. Ubundi umuntu wizeye Kristo Yezu Imana imuhindura urusengero. Itura muri kubera iki guhindura urusengero? Irazi gatura muri wowe, ikagendera muri wowe, ikabana nawe. Ahandi Yesu yari yabivuze ngo nimara gutura muri mwe nzabahindura abahungu n'abakobwa ngendere muri mwe. Ubwo ariko ubu navutse ku Mana. Yego rwose, kuko nimba ivuze ngo izatura muri wo, uzabura umuhungu n'umukobwa wayo, uri umwana wa ubwo buri umwana wayivutseho. Yego yego. Urumva rero ibyo wenda tubwira abantu badukurikiye kuri uyu mugoroba nuko Pawulo ageze aha muri Atenayi yasanze bafite iyobokamana rikataje, bafite imyibwirire bumva nabo bakora bakajya mu ijuru. Arababwira ati ibyo bintu ntaho byabageza, atahubwo ndabona mufite uburyo kimusenga Imana mutazi. Aha rero yaratangiye kwibasobanurira, ababwira ati yo kubera ko ari umwami w'ijuru n'isi ntitura mu nsengero zubatswe n'abantu. Icyo ngicyo ni kimwe. Yakomeje ababwira ngo ntinakorerwa. Ubwo Imana rurema ntagikorerwa. Yavuze ngo n'amaboko y'abantu nkaho hari iki kenye, nkaho hari ikitashobora. Yego rwose. Ubwo niba utekereza ko wakorera Imana n'amaboko yawe, sigaho rwose. Hano bavuze ngo ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkaho hari icyo ikennye. Ubwo rero wenda abadukurikiye
kuko iyo tuvuze ko Imana idakorerwa n'amaboko y'umuntu, hari umuntu arikanga atose se tiko maze igihe nkora, ko maze igihe nkorera Imana, ariko ibyo bintu maze igihe ukora bitaguhaye ubugingo buhoraho, bitagukijije, ibyo bintu sibyo. Ukwiye kumenya ko Imana idakorerwa n'amaboko yawe nkaho ari icyo ikennye. Ariko ntanagakwiye kujuririra ibyo wakoze uvuga ko wabikoreye Imana. Ese niyo yakubwiye ngo bikore? Waba warahuriye na hehe nayo? Iri kubwira ngo bikore. Nimba Kristo ahamye yuko ari we nzira igera ku Mana, ese nyine iyo nzira wayinyuzemo ute kugira ngo noneho Imana iguye kuyikorera? Yego. Ariko se wayikorera ute? Ahubwo ko yo ngishaka ko igukorera ukemera igikorwa yagukoreye. Yesu yavuze yuko ngo umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, ngo ahubwo yazanywe no gukorera abantu. Yego. Imana ishimwe cyane. Rero bavuze ngo ntikorerwa n'amaboko y'abana b'abantu nkaho hari iki cyenye, ngo ariko impamvu ngo nuko ariyo yahaye abantu umwuka bahumeka, ngo ndetse ngo n'ibindi byose. Iyo rero numvaga nanjye nshimira Imana mu mutima wanjye ko yashimye gutanga Kristo Yezu akaza mu isi akaduha impano y'ubugingo buhoraho, kugira ngo nanone abantu batagangajwe no gukorera ijuru, cyangwa se umuntu utagangajwe n'iyobokamana ritamuhaye ubutungane asigeho, ahubwo amenye yuko Kristo Yezu icyamuzanye mu isi, misiyo yari imuzanye mu isi kwari ukuza kwishyiraho ibyaha byawe n'ubugome bwawe, ariko akanahanwa n'igihano cyawe. Iyo ibyo bintu byemeye mu mutima, ibyo bintu byijeje umutima, Imana ihitiza igatura muri wowe. Iyo utuye muri wowe rero iguhindura urusengero, ikagendera muri wowe, ikabana nawe, ikaba umuyobozi wawe. Rero Imana ishimwe cyane nyine ku baduteza amatwi. Nanone biba bisaba ngo nyine umuntu yumve neza ko nyine ijuru ridakorerwa, dore ko hari igihe tuvuga ko ijuru ridakorerwa umuntu akikanga, cyangwa se ukumva nk'ari nk'ubwo bwa mbere ubyumvishe, ariko mu by'ukuri ntabwo ijuru rikorerwa, ahubwo ijuru ni impano Imana yatangiye ubuntu bishingiye ku rupfu Kristo Yezu yapfiriye ku musaraba. Kandi ikindi abenda badukurikiye bajye banacyumva neza, iyo uvuze ko wakorera ijuru ukarijyamo, ikimwe cyo nturibona, ariko ubonaguye mu mutego ukomeye cyane wo kuvuga ko Kristo Yezu yapfiriye ubusa. Kuko icyatumye Kristo Yezu aza gupfa, aregaga Imana yararebye ibona nge nawe tutakora ngo tubone ijuru. Yararebye ibona ku mpamvu z'icyaha twavukanye ntako twabigenza ngo dutungane. Iyo rero ihitamo kuzana Kristo Yezu, araza atunganya ibyo twasabwaga byose, arangije ariko yishyiraho ibyacu byose byatunaniye, anahanwa n'igihano cyabyo, kwari ukugira ngo umunsi tubyemera ubundi tubabarwe ibyaha byose mu izina rye. Wenda twabaha umurongo, wenda mugahamagara tuma tukaganira. 0782 44 21 25 0782 44 21 25. Iyateri 073 8 ibihumbi 300 073 8 ibihumbi 300. Halo, turakumva. Nitwa Marie-Rose, nterereye hano mu Gisakura. Yego, turakumva Marie-Rose. Kuri iyo nsanganyamatsiko muba mwadushyiriyeho mwakoze cyane. Yego namwe. Abantu wenda twari tuzi yuko gutanga amaturo, gutanga ibya 10, mbega no gukoropa urusengero ari byo bizaduhesha ijuru. Ariko muba mwakoze cyane kudushyiraho ibyo biganiro, natwe twamenye yuko ijuru ridakorerwa. Yego. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Halo? Yego, turakumva. Uri ndoherereye he? Mwiriwe. Muri bande?
yego turakumva byumvishe neza ari nta kibazo urinde turiki Jean-Paul yego berereye hano mu kagari ka Kagarama yego murenge wa Murugo yego none buriya no kujya mu nsengero dusenye twaseka cyangwa twakora ngo gute baza ikibazo cyawe neza cyumvikane indi kubaza ngo ijuru ridakorerwa kandi muri Matayo 11:12 havuga ngo ijuru riratwaranirwa kandi rigibwamo n'abafite imbaraga ibyo byo ndi twabigenderaho cyangwa twabyihorera abafite imbaraga se uri gutekereza ko yenda ari abafite imbaraga nk'izo mu mubiri zo mu maboko babasha gukoropa cyangwa guhingira abakene n'ibindi ni imbaraga za gute ni imbaraga zo kwizera yuko ijuru twarihawe byo ndakeka sawa turagusubiza Allo? 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 Yego turakumva uri nduherereye he? Ndi David Merereye Kamonyi. Yego turakumva David. Ashimiye Imana nyine ko ikiganiro mutugejejeho. Nukuri nahise nibuka umunsi abanzi b'Abisirayeli banyagaga Imana banyagaga isanduku y'isezerano bayigeza mu rusengero rimwe Imana zabo zikajya zisenyagurika zituragura hasi zigahopagurika yego burya Imana yo mu ijuru ntabwo igibana n'ibigirwamana reka Paulo yasanzemo ngo basenga Imana nyinshi n'ibicaniro byazo yego ariko asanga nyine abantu kubera ko bumvaga izo zidahagije ashimiye Imana cyane ko burya umuntu nubwo yaba afite ibingana iki burya na biriya byose gabyubakwa n'ubundi biragaruka ugasanga umuntu akumva ntibyuzuye akumva hari ukundi yagenda none se haramutse ari n'Imana iba umuntu yajya hava akajya no mu gihuru ntibishoboka ntiyavuga umva umuntu ku cyumweru ugahura n'akantu bavuye mu rusengero aho batekereza ko ari Imana iri ariko mu kanya ukabasanga mu cyumba ibunaka ndetse bahava mu kajoro bakajya no mu gihuru bivuze ngo mu by'ukuri umutima wahoranye n'Imana yaremye ijuru n'isi yego urayishakisha ugakora ikintu kinini ugakora igisa n'intare ukabona siyo ugakora igisa n'umuntu ukabona siyo ku buryo umutima uhora ushakisha Imana nanjye narayishakaga umutima wanjye warayibuze ariko nyine akaba n'uburyo umuntu nibeshya ko nyibonye ariko akaba numva ko ariyo gasanga siyo hashingiye ku mutima wanjye numvaga nyine ukwiye kubona Imana ugatuza ariko cyo shimira Imana ni kimwe gikomeye yego no ku munsi ndabonye Imana nagiye nakumva ariyo Mana nashakaga yego numva umutima uratuje umva nta muntu twaze inzira ijya mu buvumbo singiyibuka yego ese ubwo bya bicaniro bindi byabaye bikigumye hora reka da none se nahise nsanga ubundi Imana nabishakagamo ni yaremye ijuru n'isi yego maze kuyibona nahise mvuga ni umva icyo nashaka kirabonetse yego none ko kibonetse biriya bitindika cyane ndajya nabyiruka aho nshaka iki wabwira iki abantu batekereza ko ishobora kuba iba mu nsengero bubatse ni ukuri nuko batabyumva neza ariko n'umutima wabo urabahamiriza yuko batabonye Imana yaremye isi n'ijuru kubera ko umuntu wabonye Imana yaremye isi n'ijuru yanamuremye umutima uratuza ahita yumva ari kumwe nayo kubera ko nanjye nayibonye sinayirekura ariko nanone nayo mwabonanye ntikurekura yego kandi umutima udatuje abantu bafite ni igihamya cy'uko batari bagahura na rurema wabaremye
rero batega amatwi cyane ubutumwa bwiza buvugirwa ku iradiyo we ariko badashaka ibindi bintu ibyo ari byo byose bumva ari Imana bashaka itanga ubugingo buhoraho kuko ubundi kuko iyo ihoraho mukibonana nibwo ibanza kuguha kugira ngo mwishimane kuri ubu ariko no kuzageza iteka ryose rero umuntu uzi ko adafite ubugingo buhoraho byumvikana kuko nta Mana yigeze abona kuko icyambere ibanza kuguha n'ubwo bugingo kugira ngo ubashe kubana nayo umeze nkayo muri kamere yo guhoraho nawe ibintu bizima mu buri kanya ntabwo ibyo ngibyo Imana ibikoreramo kuko ari iteka ryose n'ibyo ikora n'abikorana nabo n'abiteka ryose. Yego urakoze cyane muvandimwe. Umva reka ndeke n'abandi bahamagara n'abandi baganire ariko nshimiye Imana ukuntu yaturishije umutima wanjye umunsi numvaga ubutumwa bwiza nkabwemera. Imana ibafashe kandi ikomeze wawe umugisha namwe kandi. Please don't stop the Hello? Ado. Yego. Meze bite? Ni sawa. Ariko turaho nta bitu. Urinde wiherereye he? Ngiye nk'ubusanzwe nitayiga w'inyakarenzo umuranda. Yego. Gusa ngewe ndumva bitewe nta mba mfatiye ikiganiro. Abana twebwe ngewe nkanjye numvira telefone numvira radio kuri telefone. Kubu ngubu umuriro wari wanshira nyine nacaginze. Gusa mu byo nizera byo pe. Ndahora mvuga nizera ko mfite ijuru ngewe ndabizi. Waribonye ute? Waribonye ute? Naribonye mu kwizera ko Yesu yampfiriye ku musaraba ubwe. Ibyaha byanjye akaba ari we bijyaho. Nari kuzira Yesu yabisize ku mbega nyine yabyisizeho. Bituma ncungurwa nyine ku bw'umwana w'Imana. Bituma nizera ko ngiye mfite ijuru murabizi nayo ubwiye. Sawa urakoze. Sawa urakoze cyane. Reka twakire n'abandi. Ngo ntacyo mpakire n'abandi ariko mbakurikiye n'ubwo mbakurikiye akanya gato ariko mba nteze amatwi akanya kose mbafatiye. Simon bamugisha. Hello? Hello? Ahimbazwe. Mikasi igihundwe. Yego muvandimwe. Nanjye ndi gushimira Imana cyane. Hakurikijwe ari amagambo yasomwe. Mu by'ukuri buri kibazo cyo mwatenaye ni kinini cyabo ubu ngubu ku bantu bose batari babona Imana. Yego. Abantu bose ni kimwe. Abakijijwe ni bamwe n'abapagani nabo ni bamwe. Yego. Ariko nanone nk'uko ibyanditswe yabivuze ubwo udakijijwe we niyo ashatse kuyoboka Imana yumva nyine ayiyoboka mu gukora. Yego. Ayiyoboka mu gukora kandi nyamara mu Baroma bavuga yuko nyamara udakora. Yego. Ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha. Kwizera kwe kumuhaniriza no gukiranuka. Yego. Ariko icyo numvaga cyane nuko nyine kutamenya Imana umuntu ajya kuyishakisha ayikorera kandi yuko nanone niyo yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose nta niyibeshaho na byose. Yego. ngo ntigikorerwa rero kigize ikike. Rero twishimira yuko nanone nta imeze gutyo nta kintu umuntu yayikorera. Ahubwo igikwiriye nuko umuntu yizera kuko nibasoma cyangwa tugumije gusoma hepfo usanga n'ubundi Pawulo yaba barangiye uwo Yesu Imana yazuye mu bapfuye. Imukamuzurira kugira ngo abantu nanone babintungane. Hepfo ku murongo wese bavuga yuko ngo ababyumvishe ngo bemeye Kristo cyangwa baramwizeye ndetse n'abanyarukiko bari barahabonetse umwe wizera Nyagasani. Imana imbazwe rero nk'uko umutwe w'ikiganiro bivuga ijuru koko ntirikorerwa
ahubwo udakora akizera utsindishiriza abanyabyaha kwizera kwe kumuhaniza no gukiranuka Imana ibishimire. Urakoze cyane muvandimwe. Hello? Yego. Ntitukumva neza. Avuga Amerika zasenga umutima. Ngewe igitekerezo cyanjye nuko nemera ko ijuru ribaho kandi ijuru riraharanirwa. Ijuru riraharanirwa ni ukuvuga ngo ntakundi avuga ngo ijuru riraharanirwa rikorerwa ibikorwa byiza by'umuntu ibyo bizamujyana mu ijuru. Sawa twakumvise. Sawa rero ni kuvuga ngo ibikorwa by'umuntu ibyo bimujyana mu ijuru kuvuga ngo ijuru riraharanirwa ntabwo bibaho. Urakoze. Urumva nyine niko ubyumva ariko urakoze cyane. Hello? Mwiriwe. Cyambere buriya no gusenga ni murundi muvugana. Yego turakumva. Ikintu cyambere no gusaba Imana nyine kaduhereza imbaraga nyinshi zo kubaho no kuturinda n'izi ndwara tugenda rufumba z'ibyorezo. Nyine n'abandi bakagenda barinda nyine akambara n'udupfukamunwa. Sawa. Urakoze. Bakira undi. Bariya bigoye cyane kumva nyine ariya twasomye ngo bagumye kwibanda cyane ku by'idini ariko burya umuntu yahisemo kwibanda ku byo akora mu gihe Imana yo iri kumubwira ngo ahubwo udakora gusa Imana ishimwe niyo yavuze yuko ngo naho umuntu atakwizera ngo yo niyo kwizera. Ubwo no kuvuga ngo ijambo ryayo niyo ryonyine ryo kugirirwa icyizere kuko ijambo ryayo nibyo yavuze ku mwana wayo bigendanye nuko nubundi nta wabona ijuru bitamunyuzeho. Nimba byarahamijwe ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo byahamije yuko ari ugutwarana kwanjye kandi bikumvikana yuko ubusanzwe ntiwatwarana utariho. Nimba ibyanditswe bivuga yuko ngo ku mpamvu zo kuvukana icyaha ngo twari twarapfuye dutandukanijwe n'Imana, ese wahuriye hehe n'Imana kugira ngo none ujye wakora? Ese ibyo ngibyo uri gukora utarahura nayo uri kubikora warabibwiwe nande? Biba bisaba rero nanone nimba hari iby'Imana yahamije yivugiye ntabwo igendera ku marangamutima y'umuntu kuko niyo ibeshaho byose kandi ngo niyo ngo itanga ngo ubugingo. Ubwo ari itanga ubugingo kandi abantu akaba ari ubugingo bashaka. None se wahakana ibyo yavuze ukabwiha? Ahubwo iyo wemeye ibyo yavuze irabuguhereza. Bikumvikana rero ko abagaragaza ngo bakoresha imbaraga ngo iratwaranirwa. Ese ubwo ngubwo nyine imbaraga z'umuntu wapfuye nizihe? Nimba ibyanditswe bivuga ngo twari twarapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, none se nyine nk'umuntu wapfuye yakoresha izihe mbaraga zindi? Ahubwo bisaba ngo uwo muntu yizere Kristo Yesu ngo uwo muntu ngaba avuye mu rupfu abagiye mu bugingo. Ubwo no kuvuga yuko umuntu utarizera Kristo Yesu n'ubundi abakiri mu rupfu. Ubwo randi wibwire yuko igihe cyose waba ukiri mu rupfu ko hari n'imbaraga zo gukora zaba zihari, ahubwo bisaba ngo banze uzuke, numara kuzuka ujye wahabwa imbaraga izo mbaraga zikora. Nyamara nk'uyu buvuze ko azatwarana cyangwa se azakorera ijuru nanone arahindukira akavuga ko atararibona kandi akaba nta n'undi muntu n'umwe yigeze abona warikoreye araribona. Ubwo muri make aba ari gushaka gukora ibintu bitazashoboka.
cyangwa se bitakunda. Rero ntabwo nyine ijuru rikorerwa nubwo ariko abitekereza. Ijuru ni impano Imana nyine n'ubundi yatangiye ubuntu. Ahandi ho ibyanditswe biravuga ngo iyaba gukiranukira Imana kuzanwa nuko umuntu yubahirije amategeko yayo, yego, ngo ubwo urupfu rwa Yesu byasaba ko rwaba imfabusa, ruba ruteshejwe agaciro. Andi mu kindi kinyarwanda kiravuga ngo ubwo Yesu yaba yarapfiriye akamama, yaba yarapfiriye ubusa. Rero ntabwo Kristo Yesu yapfiriye ubusa, ahubwo Kristo Yesu yaje mu isi guhanwa igihano cy'umunyabyaha gusa bikagirira umumaro ubyemera, kuko birivuga ko iyo umuntu amwizeye ababarirwa ibyaha bye byose mu izina rye. Bigaragara yuko Kristo Yesu aje gutabara ndetse no gusohoza ibyo abantu bihaharikagaho amategeko yavugaga byari byarabananiye. Yego. Ariko noneho hanabonekamo no gutabarwa kw'abanyamahanga batari barigeze bagira icyo babwirwa gihereranye n'amategeko. Bituma urupfu rwa Kristo Yesu ruhuza uwari umuyuda wahawe amategeko n'umunyamahanga utarigeze ahabwa amategeko. Bisaba yuko ngo umuntu wese wizera urwo rupfu rwa Kristo Yesu Imana iri bumwemere, bidashingiye ku mategeko. Ubwo nimba Imana ari imwe kandi umuntu wese kamwemerera mu rupfu Kristo Yesu yapfuye, ubwo no kuvuga ngo uzanye ibikorwa, ubwo uwo muyoboro warahagaze. Erega ibyanditswe bivuga yuko ngo ubutambyi bwarahindutse. Ubwo bwahindutse n'amategeko yarahindutse. Nimba gukora kwari kuriho mwabirabihe urusengero rwa mbere rukiriho, none se nimba Kristo yararushenye akubaka urundi, ubwo ntihumva ko amategeko asigaye hari aya Kristo noneho na ya Kristo. Kandi ikindi abantu bagenda bavuga ngo baratwarana cyangwa ngo bakorera ijuru, sinzi iyo nzira ubundi aho bayisomye. Kuko ubundi Yesu we yasobanuye ko inzira ari imwe ubundi ijya mu ijuru. Aravuga ngo ninjye nzira nkaba ukuri nkaba n'ubugingo, nta muntu wagera ku Mana ntamujyanye. Ubwo inzira ijya mu ijuru inyura kuri Kristo Yesu. None se ubwo abavuga ko bakora bo babikura he? Ese babisomye he kuko yakorera ijuru akarijyamo? Ntabwo umuntu yakorera ijuru ngo arijyemo, ahubwo ijuru ni impano Imana yatangiye ubuntu biciye mu rupfu rwa Kristo Yesu. Nta kindi kibazo yari butisubize ko iminota yagiye. Ntacyo ababazaga nibara bagaragazaga yuko ritwaranirwa bakoresha imbaraga, ariko niyo mpamvu Imana ubwo yahamije yuko ngo umuntu ngo wishingikiriza ku byakora ngo abayitandukanije ngo n'ubuntu Imana igera buryo. Yego ngo abayivukije ubuntu Imana yagambire kumugirira. Kuko ubuntu Imana yagambire kukugirira nuko yabonye kutabasha kwawe, kudashobora kwawe. Niho Sara ahari Hana niwe wavuze ngo yarebye ngo ubukene ngo bw'umuja we ngera muteturura. Ubwo nta wundi bukene bwarimo, nuko ibyo wasabwaga gukora byagaragara gutabishobora. Kuba wari ugaragara utabishobora, wari ukwiye kuvuga ngo ninde wangiza. Imana nawe rero yaratangaje ati noneho ngewe nje kugukiza. Na niyo mpamvu yaje ngo gutangaza ngo ibyagakiza. Kandi ngako gakiza ngo nukubabarirwa ibyaha. None se ntubona yuko ngo amaraso atavuye hatabaho kubabarirwa ibyaha? Nese na amaraso y'ihene, sinayinka sinayanje. Ayo yari igishushanyo kera mu Isezerano rya kera. Ubundi kugira ngo ibyaha by'umuntu bitwikirwe umwaka umwe, byasabwaga ko umuntu azana ihene, akazana inuma y'intungura, akazana intama n'ibindi. Ariko ibyaha n'ubundi ngo bigatwikirwa umwaka umwe. Ariko nanone turashima Imana ko twaje kubona intama y'Imana, nkuko Yohana yabivuze amubonye, akavuga ngo noneho ngo nguyu ntama w'Imana noneho ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo rero n'ubundi Kristo Yesu niwe wabaye intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo utemeye Kristo Yesu sinzi aho wakura igitambo. Ese ubwo ntiwumva yuko uko kubikuraho kwe gushobora kubimaraho umuntu? Ubwo sinumva ko ariko gutwarana kwera. Uko niko gutwarana kwahesha umuntu ijuru. Yaratwaranye ashobora wowe ibyakunaniye. Yaratwaranye asohoza iby'Imana yashakaga. Yaratwaranye anesha shitani yo yari gufiteho ubutware. Anesha urupfu urwaye rugufiteho ubutware, ari narwo ho rutinya n'uyu munsi. Gutwarana kwa Kristo cyangwa se gushobora kwa Kristo
niko konyine kubasha guhesha umuntu ijuru. Niyo mpamvu bamaje batese dukora iyihe mirimo dutwarane mu buryo bungana iki kugira bitugeze mu ijuru. Ntinga yakavuze ati ibyo mwagatwaranyemo narabirangije, ahubwo mwebwe nimwizere gutwarana kwanjye, nimwizere imbaraga zanjye zashoje iby'Imana yashakaga. Nimunyizera ubwo murabona ijuru. Ariko nimutanyizera harandi avuga ngo umucyo ntuzabatamikira. Nibyo ubwo bishize kuvuga ngo iyo wizeye Kristo Yezu ubugabanye gutwarana yatwaranye, kandi ubundi we yari Imana, kuza gutwarana ntiyarabikeneye rwose, ni twebwe yagiriraga. Iyo rero umwemeye ukamwizera ugabana gutwarana ko yatwaranye. Kandi ubwo Imana igahita ikubaraho gutwarana kwa Kristo, ari nako kuzuye ariko kunajya no mu ijuru. None se kuko uko umuntu atwara nako ndikuba kuzuye, unese watwarana ibintu bituzuye se bikajya mu ijuru, ntago bikunda. Ahubwo gutwarana Kristo Yezu yatwaranye niko kuzuye, ni nako guhesha umuntu kujya mu ijuru. Niko kukubarwaho Imana ikakwemera. Kuko muri wowe habamo kuneshwa gusa. Muri wowe uri umunya, harimo kudashobora. Ibyawe byose biragayitse. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nje gukora ibyo ushaka, ngo ibitambo n'amaturo n'ibiki byose abantu bakora ngo ntibabishatse, ngo ahubwo ngo icyo witeguriye ni umubiri wanjye. Byumvikane yuko umubiri we Kristo yambaye umubiri, yambaye akamero k'umuntu, yaratwaranye mu byananiye muntu byose, we abisohoza atishemo na kimwe, atananiwe na kimwe, kugira ngo uko kubisohoza kwe numwizera nawe ubarwe nk'uwabishohoje. Niyo mpamvu byitwa gutsindishirizwa. We wari watsinzwe, Kristo araza arwana aho watsinzwe, warahatsinda. Amaze kuhatsinda aguha intsinzi, ariko iyo wemeye iyo ntsinzi ye uyihingukana imbere y'Imana, Imana ikajya ivuga ngo watsinze. Ariko muvandimwe, umuntu avuze ko yemera Kristo cyangwa ko yemera Yesu akaba atemera gutyo, ubwo bari kuvuga gute? Ntabwo aba yemera Kristo. Kuko hari ahavuze ngo bashishikazwa, bafite iyobokamana bashishikariye, ariko nyamara byagaragaye yuko atari Imana nyakuri. Ubwo ni iyobokamana rimurwanya. Ahandi biravanga ubwo icyo gihe uburanti Kristo, uburwanya Imana mu izina rye, ubwo burwanya Kristo. Kuko iyo uvuga kuri gukora neza ngo uzajye mu ijuru, ubu uri guhakana urupfu rwa Yesu, ubwo ukaba ntiwemera Kristo. Ariko nubwo ujya uvuga ngo ndamwemera, burya ntabwo uba umwemera, kuko ubundi kwemera Kristo ni ukwemera nyine basi ibyo yakoze ko byari ibyawe, ukemera ko igihano yahanwe cyari icyawe, ukamwizera ukabona ubugingo buhoraho, gutyo uba wemera Kristo. Ariko niba uvuga ko umwemera ukanavuga ko uri guhatana ngo uzajye mu ijuru, ubwo ntabwo umwemera. Ubwo nyine uba ufite ibyawe akaba ari byo wishingikirizaho. Ari nayo mpamvu burya Yesu yabwiye wa nyamutunzi, yaramubwiye ngo ibyo ufite byose bitange. Bitange ntugire icyo usigarana, ubihereza abakene. Umukene nyine utazabikugarurira, numara kubihereza abakene wowe uzunkurikira. Ariko ngo mu maso harahonze, byaramunaniye. Niyo mpamvu nyine abantu kurekura ibyo bamaranye igihe banavunikiye cyane, bumva baba bahombye, ariko nubundi wibibara nk'inyungu, kandi nubundi ntacyo byakugejejeho. Uracyari umukene kandi uracyakeneye ijuru. Ahubwo inzira nyayo nuko wizera Kristo Yesu ukabona ijuru, kuko niwe wenyine wahindutse inzira ikugeza mu ijuru. Kandi abigishwa bose bavuga ati se ubwo bimeze gutyo ninde wakizwa cyangwa ninde wajya mu ijuru? Yesu abisubiza neza, ahita aravuga ngo ibintu bidashobokera umuntu aregaga kujya mu ijuru kuri wowe nta kuntu bishoboka. Yesu yaravuze ngo ibyo bintu bitadushobokiye byashobokeye Imana, kandi ho ku Mana byarashobotse, kuko Kristo yaraje ahanwa igihano cy'umuntu, ubwo umuntu wese umwizeye aronka ubugingo buhoraho. Wenda igihe cyagiye katutanga imirongo ya telefone, wenda bakeneye ko tugumya kuganira baraduhamagara muri ku matelefone yacu tugendana. Iyanjye ni 078 3 167 163 078 3 167 Tigo ni 0722 167 163. Iya Teofile ni 0782 799 8 7 0788 87 99 8
77 Tigo uvana ukora 072 ukozuzaho imibare yindi y'inyuma ya MTN. Murakoze naho butaha.